ibintu byose uzi ko byitwa imbuto. Izo mbuto zikaba ziri mu tubuto bitewe n'igihugu urimo. Imbuto zikunze kuhaboneka, ubwo Imana yateganije ko arizo zizagufasha kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Niba huba haba ibifenesi, unda haba za kiwi, unda haba maronji, unda haba za mandarine. Kandi uyu ni n'umuhamagaro ku bantu bitegura kujya mu ijuru, by'umwihariko abantu batuye mu byaro, gutera cyane imbuto kugira ngo mugire ibyo kurya bizima. Mutere imbuto mubashe kugira ibyo kurya kandi bihuje n'umugambi w'Imana. Umugisha w'Imana kubeho wowe unezezwa n'ibiganiro bya Muganga Kayitare. Ndagushuhuje cyane inshuti muvandimwe, Yesu ashimwe cyane. Muri uyu mwanya tunejejwe no kongera kugaruka mu bindi biganiro byacu, kandi tunezezwa cyane nawe ukunda ibiganiro byacu ukaba ushyira mu bikorwa ibyo twigana kandi ukabisangiza n'abawe bose. Muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe ibyo ukwiriye kwitaho utoranya ibyo kurya. Ibyo ukwiriye kwitaho utoranya ibyo kurya. Ubushize twabonye ibintu byinshi ushobora kwitaho kugira ngo ugire imirire iboneye, ariko noneho tugiye kwirebera nanone ibyo ukwiriye kwitaho utoranya ibyo kurya. N'ubundi buri kimwe tugomba kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirasobanutse kandi riravuga. Mu gitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya, cyanditswe na Ellen White, cyuzuyemo inama nyinshi zatuma tugira ubuzima bwiza mu by'umubiri, mu by'ubwenge no mu by'umwuka. Iki gitabo ku ipaje ya 80 ku gasubi ka mbere hari amagambo avuga ngo, kugira ngo tumenye ibyo kurya birusha ibindi kuba byiza, tugomba kwiga umugambi Imana yagiriye umuntu katanga ka mbere ku byerekeranye n'ibizamutunga. Yaremye umuntu kandi gasobanukirwa n'ibyifuzo bye, yageneye Adamu ibyo kurya bye. Yaramubwiye iti, dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto ziri mu tubuto twacyo bizaba ibyo kurya byanyu. Amaze kuva mu busitani bwa Edeni kubw'umuvumo w'icyaha, uwo muntu kugira ngo abone ibyo kurya bimutunga, yahawe uburenganzira bwo kurya imboga zo mu murima. Inshuti muvandimwe, Imana ikunda umuntu yamutoranirije ibyo kurya birushaho kuba byiza ubwo yamuremaga. Mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 29 ndetse n'uwa 30, ndagira ngo nkwereke uburyo Imana ari Imana nziza, kandi Bibiliya ikaba igaragaza urukundo rwayo kuva kera. Haravuga ngo, kandi Imana irababwira iti, dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto ziri mu tubuto twacyo bizaba ibyo kurya byanyu. Umurongo wa 30 uratangaje cyane, ugaragaza gahunda y'Imana mbere y'uko icyaha kibaho, uburyo yari nziza cyane. Iti, kandi n'inyamaswa yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose gikururuka ku isi gifite ubugingo, mbihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabyo, biba bityo. Umurongo wa 31, Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza cyane, buragoroba buracya, uwo n'umunsi wa gatandatu. Mu minsi igize icyumweru y'irema, ku munsi wa gatandatu Imana imaze kurema umuntu, yamubwiye yuko ibyo yamuremeye byose bijyanye n'ibyo kurya, imutoranirije imbuto. Imuha imbuto, iramubwira iti, bizabe ibyo kurya byanyu. Gahunda y'Imana rero yari nziza. Icyaha kije kirayihindanya, ariko Imana ishimwe kuko yadusezanije ko tuzongera tukaba muri Edenisha. Gahunda y'Imana ikongera igakurikizwa. Mbere yuko tugera muri Edenisha rero, tugomba kwitoza
ntabwo tuzisanga twagezeyo nta mwitozo twagize. Umwitozo wacu n'uyu, ni uko tugomba guharanira gusubiza ubuzima bwacu kuri katanga ka mbere. Umuvumo w'indwara ziriho muri iyi minsi 95% uterwa n'ibyo turya. Ku meza ibyo turya nibyo bidutera indwara. Ku meza twicaraho turya niho dukura indwara. Kugira ngo tumenye neza uburyo dushobora gutoranya ibyo kurya byiza, tugomba gusubira kuri katanga ka mbere, aho Imana yatoranirije umuntu ibyo agomba kurya. Dore ibyo Imana yatoranirije umuntu kurya. Icya mbere ni imbuto, nk'imyembe, amaronji, indimu, avoka, ibintu byose uzi ko byitwa imbuto. Izo mbuto zikaba zirimo utubuto bitewe n'igihugu urimo. Imbuto zikunze kuhaboneka, ubwo Imana yateganije ko arizo zizagufasha kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Niba huba haba ibifenesi, unda haba haba za kiwi, unda haba haba maronji, unda haba haba za mandarine, unda haba haba ibi cœur de bœuf, abandi aho baba haba amaronji cyane, imyembe se, amapera. Imana irifuza ko ukoresha cyane izo mbuto, kandi uyu ni n'umuhamagaro ku bantu bitegura kujya mu ijuru, by'umwihariko abantu batuye mu byaro, gutera cyane imbuto kugira ngo mugire ibyo kurya bizima. Nimutere imbuto mubashe kugira ibyo kurya kandi bihuje n'umugambi w'Imana. Nubwo kandi utagira umurima munini, ushobora gutera imbuto hatoya huba hato hashoboka, ariko ugatera imbuto. Witegerereza ibisubizo kwa muganga. Imbuto zirimo umuti ukomeye uzakurinda indwara mbere y'uko urwara. Menya kwirinda. Imana yateganije ko umuntu arya imboga. Nyuma y'icyaha, imbuto Imana yazongeyeho imboga. Imboga zirimo amoko menshi. Dufite amoko menshi y'imboga: amashu, karoti, ibitunguru, tungurusumu, dodo, imbwija, ibintu byose byitwa imboga bitewe n'igihugu ubamo. Wenda twebwe ahantu tuba dushobora kuba tutabona lettuce cyangwa tutabona broccoli, ariko wowe aho uba ukaba ubona broccoli ndetse na lettuce. Ushobora kuba wenda ahantu uba wowe ubona dodo cyane ariko utabona amashu. Ushobora kuba wenda wowe ahantu uba utabona imboga zindi, ariko hari izo uhabona. Imana yashimye ko izo mboga uzikoresha kugira ngo zikugirire umumaro. Imana yashimye kandi ko dukoresha ububemba, nuts. Nkunda kuvuga cyane ku iki kintu, nk'uko umuryango wabyo uri, nk'uko amoko yabyo ari, niko Bibiliya ivuga. Wenda uba ahantu haba coconuts nyinshi, inazi. Abantu babi Bujumbura mubona coconuts nyinshi cyane. Abantu baba Tanzania mubona coconuts nyinshi cyane, no mu bindi bihugu. Ariko jewe ahomba coconuts zirahenze, ntabwo binyoroye kuzibona. Icyakora nshobora kubona peanut cyangwa se icyo twita ground nuts. Izo nuts ni nziza kandi zifite intungamubiri nyinshi: zinc, calcium, zifite vitamine E n'ibindi byinshi cyane. Wenda wowe ahantu uba ntabwo ushobora kubona noix de cajou cyangwa se cashew nuts. Yewe ushobora no kuba no kuzibona ikiro, ushobora kuba ukibona ku mafaranga menshi cyane, ariko undi aho aba cashew nuts ari ugutoragura. Abantu baba za Mozambique mubona cashew nuts nyinshi, abantu baba za Dar es Salaam mushobora kubona cashew nuts nyinshi, mu Burayi cashew nuts ni nyinshi cyane. Ariko wowe uri Kigali, wowe uri Uganda, Kampala, wowe uri ahandi, cashew nuts zizaba ziguhenze. Ntabwo Imana igusaba ngo kugira ngo ugire ubuzima uzarya cashew nuts. Hari ibyo yahashize kandi byiza kandi bizakugirira umumaro.
koresha izo nuts. Hari hazelnuts, hari almond nuts, hari abo usanga rwose binywera amata ya almond. Almond ni amande. Niba ushobora kubona almond ni byiza cyane, ariko niba wowe udashobora kuzibona, twebwe aho tuba tubasha kubona ibindi. Amoko menshi y'ububemba atandukanye bitewe n'igihugu bamo bariyo ukoresha azakugirira umumaro. Imana yaduhaye kandi ibinyampeke. Bitewe n'ahantu tuba, Imana iduha ibinyampeke bitandukanye. Hari ababona ibigori kandi nabyo bikaba biri mu mabara atandukanye. Hari ababona ingano. Nyamara ushobora gusanga nk'umuntu uba mu majyaruguru y'u Rwanda, za Burera na za Musanze, abona ingano mu buryo bumworoheye, ariko jewe ahantu ndi ingano zimpenda. Imana irifuza ko ukoresha ibyo binyampeke yaguhaye. Ingano ni umwamikazi w'ibinyampeke byose kuko ikungahaye mu buryo butangaje. Niba ushobora kubona izo ngano, ukaba ushobora kubona ibigori, ukaba ushobora kubona amasaka, ukaba wabona uburo, ukaba wabona ibindi binyampeke bibi wanyu nk'uko amoko yabyo ari, koresha cyane ibyo binyampeke. Iyo niyo gahunda y'Imana. Niba ahantu uba ushobora kubona ibinyamisogwe, ibishyimbo, amashaza, soya n'ibindi, ibyo ni byiza cyane kubikoresha hamwe n'ibyo ntavuze ariko bibonekaho utuye. Jewe ahantu mba nshobora kuba mbona amashaza mu buryo bunyoroheye, ariko wowe nta n'amashaza ujye ubona ahantu utuye. Koresha ibyo ngibyo bihari biboneka. Abanyarwanda dukoresha ibishyimbo cyane ku rwego rwo hejuru cyane, kandi ibishyimbo ni byiza, bitunga umubiri mu buryo bwiza. Icyo twababwira nuko biba byiza guteka ibishyimbo wabanje kubyinika mu mazi amasaha nibura 6 kuzamura, cyangwa se unabirazemo. Byinike mu mazi, bifite ukuntu bizarushaho kukugirira neza cyane. Wowe wenda urwaye diyabete, ibishyimbo byumye ntago bizakugwa neza, ariko wabona umutonore. Cyangwa bya bishyimbo byumye bashobora kubiraza mu mazi bakabitonoraho igishishwa bakabiteka nk'igihembe. Fine, uzaba uriye indyo nziza. Kandi nubwo ufite diyabete ntago ibyo bishyimbo bizagira icyo bigutwara. Rero ibyo Imana yabiduhere kugira ngo bidutunge. Imana yaduhaye ibinyamafufu, ibirayi, ibijumba, amateke, ibikoro, imyumbati n'ibindi. Hari wenda ibinyamafufu bibi wanyahuba jewe ntaranabona. Wenda jewe ahantu mbi ibikoro ndabibona, nkabona amateke, nkabona ibijumba, nkabona imyumbati n'ibirayi. Ariko wenda wowe ahuba ibyo binyamafufu ntibihaba cyane. Hari ibindi bihari. Imana ntabwo yigeze yirengagiza, yewe n'abantu bo mu butayu Imana yabateguriye ifunguro kandi ryiza ritunga imibiri yabo. None rero mu gutoranya ibyo ugomba kurya, ugomba kugendera kuri gahunda y'Imana y'akatanga kambere, ugatoranya ibyo byo kurya, kandi ibyo byo kurya bikaba bidahinduwemo ngo bigirwe ibindi bintu. Sinzi wenda niba imvugo nkoresheje ushobora kuyumva neza. Bigomba kuba biri mu mwimerere wabyo. Hari ikintu cyadutse muri iki gihe kandi kigezweho cyitwa added value, kongera agaciro ku kintu wasaruye. Ibyo biberaho kugira ngo abantu babashe guhunika ibyo kurya, kubera yuko kubibika nyine biba bigoye. Ariko mbega uburyo wiboneye ibyo byo kurya mu mwimerere wabyo, waba ubonye ibyo kurya byiza. Mbese ubona ari byiza yuko wafata ibigori wejeje ukabijyana bakabikobora, bakabikuraho igishishwa, bakabikuraho icya kabiri, maze ukarya umubiri wacyo w'imbere, intungamubiri nyinshi barazikuyeho. Mbese ubona ko ibyiza ariko wajya muri supermarket gushopinga ugahaha ibintu bafunitse mu bikombe bakabyongeramo preservatives n'izindi chemicals, kandi ushobora kubibona mu buryo bw'umwimerere. Niba biri mu bushobozi bwawe, koresha ibi
byo kurya mu mwimerere wabyo. Bizagutungira ubuzima kandi uzarushaho kugira ubuzima bwiza. Si byiza ko ukoresha ibintu byabitswe igihe kirekire, byasaziye ku isoko, cyangwa se wenda byahinduwemo ibindi. Ahubwo byakagombye kuba biri mu mwimerere wabyo, kuko ibyo bizaturinda indwara nyinshi. Indwara nyinshi nka kanseri, indwara nyinshi nka diyabete, indwara nyinshi nk'umuvuduko w'amaraso, indwara nyinshi z'imitsi na za rubagimpande, indwara nyinshi z'amagufwa, indwara nyinshi z'ubwonko n'imitekerereze ya muntu, zirimo ziraterwa n'ibyo turya. Byakagombye kuba bidutunga, none ahubwo bikaba birimo kutwica. Witondera ameza yawe, witondera ibyo uhaha, witondera ibyo uteka, kandi ubikorane ubwenge. Iri ni isomo ukeneye kwiga buri munsi kandi uryiyigisha ubwawe. Imana ikugirire neza, igufashe kandi kumenyeshe icyo ijambo ryayo rivuga. Niba ushaka kugira ubuzima bwiza, imenyereze kurya ibyo kurya Imana yari yarateganyije kuva mbere, kandi ubirye mu mwimerere wabyo. Uwiteka akugirire neza. Wari kumwe na Proficient Kayitare.